Muraho neza abakunzi bacu barabadukurikira umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, aho nje kubereka ibyapa 25 bakunda kubaza cyane kugira ngo nugerwa uzakore rimwe uhita utsinda. Icyapa bashobora kukikoza mu buryo bw'amagambo, bashobora kukikoza mu buryo bw'amashusho, bashobora kukubaza ubuso bwacyo cyangwa se bakakubaza ibirango byacyo. Ni ingenzi ko wajya ahantu hatuje tukareba bino byapa 25 bakunda kubaza kugira ngo nugerwa uzakore rimwe uhita utsinda. Ugera mu kizamura akora ukabona bashyizemo ibyapa 8, ugera mu kizamura akora ukabona bashyizemo ibyapa 10. Ni ingenzi ko rero wareba ino video yose kugira ngo ibibazo byerekeye ku byapa byere kujya bikugora. Icyapa cya mbere bakunda kubaza kirabaza ngo iki cyapa gisobanura iki. Kiba gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Hano hari ibisubizo bine baguhaye uritamo kimwe cy'ukuri, ucyandike ku papuro kugira ngo uze kurabona turi buze kugira kuri 25. Aya ngo aho batelefonera, mbega ngo umuhanda udakomeza, sega ngo ikibuga cy'indege mu gihe kuri bari kuvuga ngo umuyaga w'intambike. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tekereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hari iso cy'ukuri nta kindi ni de, umuyaga w'intambike. Ku bantu bize geography urabona ko kino kirango ni kandi gapima umuyaga, kikaba kivuga ko ugiye kugira ahantu hari umuyaga w'intambike. Kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira. Kikaba gifite ishusho ya mpande eshatu, kuko uru ntabwo ari uruziga, iyi ntabwo ari impande enye, ishusho ni mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Ibyapa byose uzabona biteye kubwo buryo uzamenye ko biburira. Icyapa cya kabiri gikunda kubazwa cyane mu kizame ni iki ngiki. Kirabaza ngo icyapa gisobanura iki. Kino cyapa gifite ishusho ya mpande enye, ubuso bw'ubururu n'ibirango bigizwe n'amabara abiri ariyo umweru n'umutuku. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda. Hano ibisubizo bine baduhaye, hitamo kimwe cy'ukuri ucyandike ku papuro. Araho ngo isangano rifite ishusho ya ta, mbega ngo izira idakomeza, sega ngo aho batelefonera mu gihe kuri bari kuvuga ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Hano urabona igiso cy'ukuri cyanyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanyacyo amaze kucyandika ku papuro. Hari iso cy'ukuri nta kindi ni be, inzira idakomeza. Kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biranga, bakunda kukibaza cyane. Bibutsa ko kode ziri kuboneka waba urose mu gihugu. Fata telefone yawe twandike cyangwa uduhamagare, ni kuri 0789 tugufashe kubona kode mu gihe gitoya aho waba urose mu gihugu. Ukeneye kwiga uri kure bitakunda ngo uze twigane mu shuri, cyangwa uri hafi ariko ufite akazi katakunda ngo uze twigane mu shuri, turakwigisha mu buryo bwa online kandi dukora rimwe tugahita dutsinda. Twandike cyangwa uduhamagare, ni kuri 0789 tubigufashemo. Ikibazo cya gatatu gikunda kubazwa cyerekeye ku byapa kirabaza ngo icyapa gisobanura iki. Icyapa gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Na hano baduhaye ibisubizo bine, hitamo kimwe cy'ukuri ucyandike ku papuro. Ara ngo nihanyurwa n'abanyamaguru, mbega ngo akayira k'abanyamaguru, se ngo abanyamaguru bambukira mu gihe kuri bari kuvuga ngo B na C ni ibisubizo by'ukuri. B akayira k'abanyamaguru na C aho abanyamaguru bambukira ni ibisubizo by'ukuri, aho ni kuri D. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hari iso cy'ukuri nta kindi ni A, ntihanyurwa n'abanyamaguru. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza. Ibyapa bibuza birangwa no kuba bifite ishusho y'uruziga, kuko iyi ntabwo ari mpande eshatu, iyi ntabwo ari mpande enye, ishusho ni uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Ikintu cyose kiri mu kirango baba bari kukibuza. Iyo harimo umunyamaguru ni ntihanyurwa n'abanyamaguru. Iyo harimo nk'imodoka zigenewe gutwara ibicuruzwa ni ntihanyurwa n'ibinyabiziga bigenewe gutwara ibicuruzwa. Rero hano hari harimo umunyamaguru, niyo mpamvu duhisemo A ivuga ngo ntihanyurwa n'abanyamaguru. Kikaba ari icyapa nacyo gikunda kubazwa cyane mu kizame. Ikibazo cya kane kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki. Gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Kikaba kivuga iki? Hano ibisubizo bine baduhaye, hitamo kimwe cy'ukuri ucyandike ku papuro. Aranga iherezo ry'umuhanda w'ibyerekezo bibiri, mbega ngo iteme rinini kandi rirerire.
sega ngo ifungana ry'umuhanda mu gihe kuri de bari kuvuga ngo iherezo ry'iteme rifunganye, kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira, nacyo bakaba bakunda kukibaza cyane. Gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Hano iso cyukuri nta kindi ni se ifungana ry'umuhanda, kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda nk'uko nabimaze kubivuga biburira, kikaba gisobanura ngo ifungana ry'umuhanda, kikaba gikunda kubazwa cyane. Urabona ko umuhanda utangiye ari mugari, ugeze imbere urafungana. Ifungana ry'umuhanda ritezwa n'uruhande rw'iburyo n'urw'ibumoso bigira uruhare mu ifungana ry'umuhanda, babyita ngo ni ifungana ry'umuhanda. Ariko hari igihe habaho ifungana ry'umuhanda ari uruhande rumwe rwateje ifungana ry'umuhanda, urw'ibumoso cyangwa se urw'iburyo. Iyo ari urw'iburyo rwateje ifungana ry'umuhanda gusa, babyita ngo ni ifungana ry'umuhanda w'akayira gasatira umuhanda iburyo. Iyo ari urw'ibumoso rwateje ifungana ry'umuhanda gusa, babyita ngo ni ifungana ry'umuhanda w'akayira gasatira umuhanda ibumoso. Hano rero impande zombi zagize uruhare mu ifungana ry'umuhanda, niyo mpamvu turabyita ngo ni ifungana ry'umuhanda. Ndakeka ko waramaze guhitamo se, ndizera ko waramaze kuyandika ku papuro. Utari wahisemo, gikunda kuza cyane, nikiramuka kije mu kizamura akora uhite ugikora. Icyapa cya gatanu gikunda kubazwa cyane ni iki ngiki. Iki cyapa gisobanura iki? Gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Hano ibisubizo bine baduhaye, urahitamo kimwe cy'ukuri ucyandike ku gapapuro. Arangwa hegera amasangano y'inzira nyabagendwa n'inzira ya gari ya moshi ibambiye. Mbega ngo inzira ibambiye imbere, se ngo inzira itabambiye itanafunze, mu gihe kuri de bari kutubwira ngo imbere hari ikiraro cy'amatungo. Ese hano urabona iso cyukuri cyanya cyo ari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, iso cyukuri cyandike ku gapapuro kugira ngo uze kurama no turi buze kugira kuri 25 na bino byapa bikunda kubazwa cyane. Ndakeka ko iso cyukuri amaze kugitamo, ndizera ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hano iso cyukuri nta kindi ni A, ahegera amasangano y'inzira nyabagendwa n'inzira ya gari ya moshi ibambiye. Utari wahisemo A, kino cyapa kikunda kubazwa cyane, nikiramuka kibajijwe mu kizamura akora mu kanya uhita ugikora. Murabizi intego yacu nka Rwanda Driving College TV no gukora rimwe. Ni ingenzi ko wajya aho hasi hasa umukara ndetse ngo subscribe ukakanda kugira ngo isomo ryose nshyizeho ujye uhita uribonera ku gihe, kuko aba ari igihe hatuma ujya mu kizamu ugakora rimwe ugahita utsinda. Murabizi niyo ntego yacu. Gatandatu, icyapa gikunda kubazwa cyane cya gatandatu kikabaza ngo icyapa kivuga iki? Gifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru bicishemo umurongo utukura, handitsemo 30 icishemo umurongo utukura. Kino cyapa kivuga iki mu byapa byo ku mihanda? Hano hari ibisubizo bine baduhaye, hitamo kimwe cy'ukuri ucyandike ku gapapuro. Ara umuvuduko ntarengwa kilometero 30 mu isaha. Nkwibutsa ko ibintu bya kilometero runaka mu isaha ntuzabigireho ikibazo. Ikinyabiziga cyose kigenda gifite moteri, ufite ahantu uri kujya urebera umuvuduko uri kujya ugenderaho mu isaha. Mbega ngo iherezo ry'umuvuduko muke ntarengwa utegetswe, se ngo iherezo ry'umuvuduko muto utegetswe, mu gihe kuri de bari kutubwira ngo umuvuduko uri hejuru ni kilometero 30 mu isaha. Hano urabona iso cyukuri cyanyacyo ari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanyacyo amaze kucyandika ku gapapuro. Hano iso cyukuri nta kindi ni B, iherezo ry'umuvuduko muke ntarengwa utegetswe. Ikibazo cya karindwi gikunda kubazwa cyane ku cyapa kirabaza ngo icyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho ya mpande enye. Uru ntabwo ari uruziga, iyi ntabwo ari mpande eshatu. Ishusho ni mpande enye, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru bicishemo umurongo utukura ubereretse. Kikaba gisobanura iki? Hano hari ibisubizo bine baduhaye, hitamo kimwe cy'ukuri. Ara ngo iherezo ry'inzira y'abanyamaguru. Mbega ngo iherezo ry'umuhanda urombereje w'ibice byinshi. Sega ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta nzira ihari. Hano urabona igiso cy'ukuri cyanyacyo ari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko amaze kugihitamo igiso cy'ukuri, ndizera ko igiso cyanyacyo amaze kucyandika ku papuro. Hari igiso cy'ukuri nta kindi ni B, iherezo ry'umuhanda urombereje w'ibice byinshi. Kino cyapa kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biranga, ariko hari n'ababyita ko biyobora.
kuvuga ngo ibyapa ndanga cyangwa kuvuga ngo ibyapa biyobora byose aba ari kimwe kuko bari kukuyobora. Ndakeka ko wari wamaze guhitamo B. Gisobanuye ngo iherezo ry'umuhanda urombereje w'ibice byinshi. Ikibazo cya 8 cyerekeye ku byapa gikunda kubazwa cyane ni iki ngiki. Iki cyapa gisobanura ibi bikurikira. Icyapa gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango bigizwe n'amabara abiri ariyo umutuku n'umukara. Agafureshi kajya imbere gasa umutuku, akaza hepfo gasa umukara. Kikaba gisobanura ibi bikurikira. Ngo birabujijwe kunyura ku kindi kinyabiziga. Mbega ngo gutambuka mbere kw'ibinyabiziga biturutse aho ujya. C ikavuga ngo iki? C ikavuga ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ubwo A ikaba ari igiso cy'ukuri ndetse na B ikaza kuba ari igiso cy'ukuri, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko igiso cya nyacyo amaze kucyandika ku papuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni B, gutambuka mbere kw'ibinyabiziga bituruka aho ujya. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo gutambuka mbere. Murabizi tugira amoko atanu y'ibyapa byo ku mihanda: ibyapa biburira, ibyapa byo gutambuka mbere, ibyapa bibuza, ibyapa bitegeka n'ibyapa biranga. Kino kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda byo gutambuka mbere. Ukibonye wowe ntabwo ugenda, wewe uri umuyobozi w'ikinyabiziga, ukibonye imbere yawe uri kujya imbere uri mu mutuku, abaza bagusanga bo bari mu mukara. Bivuze ko haratambuka mbere ibinyabiziga biri guturuka aho wowe uri kujya, kubera ko wowe uri kujya imbere uri mu mutuku, ariko baza bagusanga bo bari mu mukara. Niyo mpamvu duhisemo B ivuga ngo gutambuka mbere kw'ibinyabiziga bituruka aho ujya. Niyo mpamvu tuyanditse ku papuro. Utari wahisemo B, ndizera ko nicyambuka kije mu kisame urahita ugikora. Ariko namaze kubakorera na video y'amoko 5 y'ibyapa byo ku mihanda iteguye neza. Subira kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV uyirebe kugira ngo ibibazo byerekeye ku byapa byere kujya bikugora. Wonye utari kuyibona uranyandikira cyangwa kwamamagara ni kuri 0789 35 mpora online nkahita nyigwa mu gihe kitarenze iminota 2. Ikibazo cya 9 cyerekeye ku byapa gikunda kubazwa cyane ni iki ngiki. Kirabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'umweru bucishemo umurongo w'umukara ubererese. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Ngo iherezo ry'ibuzwa byose mu karere ku binyabiziga bigenda. Mbega ngo ntihemerewe kuhagarara. Se ngo umuvuduko ntarengwa wemewe, mu gihe kuri bari kutubwira ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Igiso cy'ukuri cyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota turi buze kugira. Ndakeka ko amaze kugihitamo. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni A, iherezo ry'ibuzwa byose mu karere ku binyabiziga bigenda. Kino cyapa kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza, bikaba bikubuza, bikubwira kugeza ahantu hari iherezo ry'ibuzwa byose mu karere ku binyabiziga bigenda. Ngo ngo nta kikubuza ugende ku muvuduko ushaka, unyuraneho uko ushaka, nta na kimwe uri kubuzwa. Iherezo ry'ibuzwa byose mu karere ku binyabiziga bigenda. Ikibazo cyerekeye ku cyapa bakunda kubaza cyane cya 10 ni iki ngiki. Cyabaza ngo icyapa gisobanura iki? Bakunda kukibaza cyane. Icyapa gifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'umutuku n'ibirango by'umweru. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Hano ibisubizo bine baduhaye, hitamo kimwe cy'ukuri ucyandike ku gapapuro. Ngo hanyurwa mu cyerekezo kimwe. Mbega ngo ntihanyurwa. Se mu muhanda udakomeza, mu gihe kude bari kutubwira ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe? Tegereze neza. Ndakeka ko igiso cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko igiso cya nyacyo amaze kucyandika ku papuro. Hari igiso cy'ukuri nta kindi ni B, nihanyurwa. Kino cyapa iyo ukibonye imbere yawe ntabwo wemerewe kujyayo, ariko uzabona bariyo bari kuvayo. Ariko kubera ko bo kiba kibateye umugongo, bo ntabwo kiba kibareba. We kiri kureba kiri kukubwira ko hatanyurwa, ntabwo wemerewe kujyayo. Ariko abariyo bo uzabona bari kuvayo, ariko kubera ari wowe kiri kureba ni wowe kiri kubuza, kiri kubwira ko hatanyurwa. Ndakeka ko waramaze gutamo B. Ndizera ko waramaze kwandika ku papuro.
utari wahisemo nizera ko nikiramuka kije mu kizame urakora ejo cyangwa ejo bundi urahita ugikora. Ikibazo cya 11 bakunda kubaza ku cyapa gikunda kuza cyane ni iki ngiki. Kirabaza ngo icyapa gisobanuriye iki? Icyapa gifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Gisobanuye iki? Ara ngo komeza imbere gusa, mbega ngo aho kunyuranaho imbere, se ngo aho guhagarara umwanya munini mu gihe kuri bari kuvuga ngo inzira y'icyerekezo kimwe. Ese iki cyapa gisobanuye iki? Mu byapa byo ku mihanda itegereze neza, usubizanye ubwitonzi, so cyukuri ucyandike ku papuro kugira ngo uze kurabona turi buze kugira kuri 20. Ndakeka ko wamaze kugihitamo, ndizera ko wamaze kucyandika ku papuro. Hano isoki kuri nta kindi ni akomeza imbere gusa. Kino cyapa kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bitegeka. Iyo ukibonye kirakubwira ngo komeza imbere gusa. Noneho kiriya cyapa cyo kivuga ngo inzira y'icyerekezo kimwe, hari abantu bakunda kucyitiranya n'iki. Kino cyo kiba gifite kiri biri mu shusho y'uruziga, mu gihe kiriya kivuga ngo inzira y'icyerekezo kimwe kiba kiri mu shusho ya mpande enye. Niho rero muzajya mubitandukanyiriza. Cyaba ari mpande enye, ubuso bw'ubururu harimo n'aka fresh kameze gutya, ariko kino cyo urabona ko ishusho ni uruziga, bivuze ko cyo gitegeka. Kikubwira ko icyerekezo utegetswe ari ugukomeza imbere gusa, utemerewe gukata iburyo, utemerewe gukata ibumoso, wemerewe gukomeza imbere gusa. Mukaba ari ibyapa byo ku mihanda bitegeka. Ikibazo cya 12 bakunda kubaza cyerekeye ku byapa ni iki ngiki, yabaza ngo iki cyapa gisobanuye iki? Tegereze neza. Icyapa gifite ishusho ya mpande eshatu, muzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Kikaba gisobanuye iki mu byapa byo ku mihanda? Ari ngo amabuye ahanuka, mbega ngo umuhanda unyerera. Se ikavuga ngo umutingito, mu gihe kuri de bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona izo cy'ukuri cya nyacyo ari iki mwa bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza, usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni amabuye ahanuka. Urabona ko kino cyapa mukunda no kukibona mu nzira nyabagendwa, kwa kundi umuhanda ubuciye ahantu mu misozi, hari nk'igisozi nk'iyo ruguru, isaha n'isaha amabuye ashobora guhanuka agaturuka iyo ruguru akagwa mu muhanda. Bashyiraho kino cyapa kikubwira ko ahantu ugeze hashobora kuba ikintu cyitwa amabuye ahanuka. Amabuye agahanuka aturutse iyo ruguru, rero bakagishyiraho kugira ngo bakuburire hakiri kare, umenye niba urafunga ibirahuri cyangwa umenye izindi ngamba urafata. Ikibazo cya 13 cyerekeye ku byapa bakunda kubaza cyane ni iki ngiki. Kibaza ngo icyapa kivuga. Icyapa kivuga iki? Gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Icyapa kivuga iki? Arankoni buryo, mbega ngo akazamuka gashinze cyane, se ngo kamanuka gashobora gutera ibyago, mu gihe kuri de bari kutubwira ngo B na C byose ni ukuri. Hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari iki mwa bino bisubizo bine baduhaye. Nkwibutsa ko hano uba ugomba guhitamo igiso cy'ukuri kimwe mu bisubizo bine baduhaye, ugahitamo A cyangwa B cyangwa C cyangwa D. Ni ibisubizo bine, no mu kizama bari ibisubizo bine. Ndakeka ko hano amaze guhitamo kimwe cy'ukuri, ndizera ko amaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni ikoni iburyo. Nukuvuga ngo uri mu nzira nyabagendwa, utwaye ikinyabiziga cyawe, ikoni rya mbere urageraho riraba riri mu ruhande rw'iburyo. Kino cyapa kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira. Kikaba gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Ikibazo cya 14 bakunda kubaza cyerekeye ku byapa gikunda kuza cyane ni iki. Kiraza ngo icyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho y'uruziga, kuko iyi ntabwo ari mpande eshatu, iyi ntabwo ari mpande enye. Ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Icyapa kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Hano hari ibisubizo bine baduhitamo kimwe cy'ukuri, ucyandike ku papuro. Arangwa inkomane banyuramo bazengurutse, mbega ngo biremewe guhindukira, se inzira y'icyerekezo kimwe imbere, mu gihe kuri de bari kuvuga ngo birabujijwe guhindukira. Ikintu nagusobanurira hano niyo bavuze ngo inzira y'icyerekezo kimwe, bashatse kuvuga ngo iki ni ya nzira iyo umaze kuyinjira mukomeza imbere, utemewe ko wakata ngo usubire inyuma. Kino cyapa kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Ndakeka ko iso cy'ukuri bamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo bamaze kucyandika ku papuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni A, inkomane banyuramo bazengurutse. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 15 gikunda kubazwa cyane. Kirabaza ngo icyapa gisobanura iki?
icyapa gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru, nta kirango. Kikaba gisobanuye iki mu byapa byo ku mihanda? Ara ngo utanga inzira, mbega ngo icyago, sega ngo icyerekezo kimwe, mu gihe kuri bari kutubwira ngo ntihanyurwa. Icyapa gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bwera, nta kirango. Kikaba gisobanuye iki? Ndakeka ko iso cyukuri amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hari iso cyukuri nta kindi ni atanga inzira. Kino cyapa kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda byo gutambuka mbere. Kino kikaba kikubwira ngo tanga inzira. Iyo bakubajije ngo kino cyapa gisobanuye iki, nta kindi kintu barengejeho, uvuga ko kivuga ngo tanga inzira. Ariko bashobora kukikubaza mu bundi buryo, bakabaza ngo cyapa gisobanuye iki aho banyura bazengurutse. Utanga inzira ku binyabiziga biri ibumoso bwawe, kubera ko iyo tugeze ari abanyura bazengurutse twinjira mu ruhande rw'iburyo. Kubera ko tugiye kwinjira mu ruhande rw'iburyo, birashoboka ko hari ibinyabiziga byamaze kuhazenguruka mbere biri ibumoso bwawe. Utanga inzira rero ko ibyo binyabiziga biri ibumoso bwawe. Nashobora kukikubaza bakakubaza ngo kino cyapa gisobanura iki mu nkomane, uzavuge ko ari ugutanga inzira ku binyabiziga bigenda mu muhanda munini wegera. Niba kikubaza nta kindi kintu barengejeho, bakikubajije gutya, uhita uvuga ngo itanga inzira, uhitemo A. Ndakeka ko waramaze utamo A, ndizera ko waramaze kwandika ku papuro. Utari wahisemo, ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ukikora. Ikibazo cya 16 cyerekeye ku byapa bikunda kubazwa cyane 25, kirabaza ngo icyapa gisobanura iki? Gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru, n'ibirango bigizwe n'amabara abiri ariyo umukara n'umutuku. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Aranga uburenganzira bwo gutambuka mbere. Mbega avuga ngo iki? Mbega ngo nta kinyabiziga kigendeshwa na moteri. Sega ngo ibyerekezo bibiri by'umuhanda, mu gihe kuri bari kutubwira ngo birabujijwe kunyuranaho. Kino cyapa kikaba gisobanura iki? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ariko nkwibutsa ko ukeneye kode, fata telefone yawe twandike cyangwa uduhamagare kuri 078 9 3 5 16 26, tugufashe kubona kode nziza, tuguhe n'imyitozo iragufasha kwitegura neza kugira ngo nugerwaho uzakore rimwe uhita utsinda. Murabizi niyo ntego yacu nka Rwanda Driving College TV. Ndakeka ko iso cyukuri amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hano iso cyukuri nta kindi ni D, birabujijwe kunyuranaho. Kino cyapa iyo ukibonye ubujijwe kunyuranaho. Murabizi kunyuranaho bikorerwa ibumoso, none imodoka iri ibumoso iri mu mutuku, bivuze ko bibujijwe kunyuranaho. Kino cyapa kikaba kiri mu bwoko byo ku mihanda bibuza, ariko ubujijwe kunyura ku modoka. Uba wanyura ku mapikipiki adafite akanyabiziga ku ruhande, za velomoteri zo uba wazinyuraho, ariko ubujijwe kunyura ku modoka, kubera ko mu birango harimo imodoka. Ndakeka ko waramaze guhitamo D, ndizera ko waramaze kwandika ku papuro. Utari wahisemo, ndizera ko nikiramuka kije mu kizame urahita ugikora. Ukeneye kwiga aho waba rose mu gihugu, amasaha ubona kuno gihe ubonekaho ku munsi, iyo ageze ndaboneka. Tuba dufite amasomo ateguye neza, amasomo ku byapa, amasomo ku bipimo, amasomo ku matara, amasomo ku bimenyetso bimurika, ku bimenyetso byo mu mihanda, tukakwigisha mu gihe gitoya, ukagenda ugakora rimwe ugahita utsinda. Rero mutwandike cyangwa muduhamagare ni kuri 078 3 5 16 26, utubwire uburyo ushaka kwigamo, bwaba bwa online cyangwa se turi kumwe. Ikibazo cya 17 cyerekeye ku byapa bikunda kubazwa cyane 25, kirabaza ngo icyapa gisobanura iki? Gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Kikaba gisobanura iki rero mu byapa byo ku mihanda? Aranga umuhanda uzenguruka. Mbega ngo igice cy'umuhanda uzenguruka, sega aho banyura bazengurutse, mu gihe kuri bari kutubwira ngo ibisubizo byose nibyo. Hano urabona icyo cyukuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri wamaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cyukuri nta kindi ni se, aho banyura bazengurutse. Kino cyapa iyo ukibonye ugiye kugera aho banyura bazengurutse. Hari abantu benshi bakunda bahitamo ngo ibisubizo byose nibyo. Oya, ubundi ikintu ugomba kumenya ku byapa, nta gihe A na B ni ibisubizo by'ukuri bizaba igisubizo cy'ukuri. Kwa kundi ubona nk'ikibazo babajije cyerekeye ko byapa, bakavuga ngo wenda ngo kuri C ngo A na B ngo ni ibisubizo by'ukuri. Nta gihe haba ibisubizo bibiri byerekeye ku byapa, haba hagomba kuba harimo igisubizo kimwe cyangwa se nta kirimo. Nuvuga ngo haba harimo igisubizo cy'ukuri, wenda akaba ari C aho banyura bazengurutse, cyangwa se nta kirimo. Nahavuga ngo ibisubizo byose nibyo ku byapa,
ntabwo bishoboka. Haba hagomba kuba harimo igisubizo cyangwa se nta kirimo, gutyo gusa. Naho hari abavuga ngo A na B ngo ni ibisubizo by'ukuri, ntuzigere uyitamo. Niba ngo ibisubizo byose nibyo, ntuzigere uyitamo, kuko hagomba kuba harimo igisubizo cy'ukuri kimwe cyangwa se ntacyo. Ikibazo cya 18 bakunda kubaza cyerekeye ku byapa ni iki ngiki, kibaza ngo icyapa gisobanura iki. Gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara, hacishijemo umurongo utukura. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Arabo ngo birabujijwe guhindukira, mbega ngo birabujijwe gusubira inyuma. Se ikavuga ngo iki? Se ikavuga ngo umuhanda unyerera imbere, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo ntibyemewe kugendera mu byerekezo byombi. Hano urabona igisobanuro kuri cyanyacyo ari kimwe mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisobanuro twamaze kugihitamo, ndizera ko igisobanuro cyanyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisobanuro kuri nta kindi ni A, birabujijwe guhindukira. Iyo ubonye kino cyapa, cyane cyane bikunda kuba biri hano mu mujyi, kwa kundi ubona imihanda ibiri ijya mu cyerekezo kimwe, hagati harimo nka jaride, ariko hari ahantu bageneye ko hatari jaride, umuntu akaba yahindukira. Iyo byemewe haba hari icyapa kiburira kikwemerera kuba wahindura icyerekezo. Rero iyo hari kino kibuza, ubujijwe kuba wahindura icyerekezo. Ndakeka ko waramaze guhitamo A, birabujijwe guhindukira. Ndakeka ko waramaze kuyandika ku papuro. Ikibazo cya 19 gikunda kubazwa cyane ni iki ngiki, cyabaza ngo icyapa kivuga iki? Gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Ara ngo aho imihanda ihurira, beka ngo inkomane y'aho umuhanda umwe urasukira iburyo. Seka ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanyacyo ari kimwe mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, igisubizo cy'ukuri cyandike ku gapapuro kugira ngo uze kurabona turi buze kugira kuri 20. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igisubizo cyanyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo, kuko kino cyapa gisobanura ifungana ry'umuhanda. Urabona umuhanda watangiye mugari, ugeze imbere, impande zombi zigira uruhare mu ifungana ry'umuhanda. Gisobanuye ifungana ry'umuhanda, niyo mpamvu hano nta kirimo, niyo mpamvu duhisemo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ikibazo cya 20 cyerekeye ku byapa bikunda kubazwa cyane ni iki ngiki, cyabaza ngo icyapa gisobanura iki? Gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Hano ibisubizo bine baduhaye, hitamo kimwe cy'ukuri ucyandike ku gapapuro. Araba ngo umuhanda wubatswe nabi, mbega ngo agacuri kateza ibyago. Se umuhanda utaringaniye, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo kazamuka ugahanamye. Kino cyapa gisobanuye iki? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igisubizo cyanyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hari igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B, agacuri kateza ibyago. Noneho rino 10% ntabwo ari ryo rihoramo, hari aho uzagera ubone handitsemo 20%, 30%, bashyiramo zino pourcentage bakurikije ukuntu agacuri karaba kameze. Urumva agacuri k'10% n'agacuri ka 20% ntabwo bwaba ari ubucuri buhuye. Kino cyapa kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira umugenzi ko hari icyago. Ndakeka ko waramaze guhitamo B, ndizera ko waramaze kwandika ku papuro. Utari wihisemo, ndizera ko n'ikiyamuka kije mu kizamura akora urahita ugikura. Murabizi ibibazo biragaruka. Ibi byapa ni ibyapa bikunda kubazwa cyane, ni ingenzi ko wajya ubibonera ku gihe. Wabona hari ikindi kintu ukeneye ko nkwigisha, kucyandika muri comment ugakanda subscribe aho hasi. 21 imbere yawe. Iki cyapa kikubwiye iki? Gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bw'ubururu burimo imirongo ibiri ikoza agakubo itukura. Kino cyapa imbere yawe kikubwiye iki? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ara umuvuduko ntarengwa wemewe, mbega ngo iherezo ry'ibyo wabuzwaga. Se ngo guhagarara umwanya munini n'umwanya muto ntibyemewe, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo birabujijwe kuhinjira. Hano urabona icyo cy'ukuri cyanyacyo ari kimwe mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Icyo cy'ukuri cyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota turi buze kugira kuri 20. Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni C, guhagarara umwanya munini n'umwanya muto ntibyemewe. Kino cyapa iyo ukibonye imbere yawe, aho hantu ntabwo wemerewe kuhahagarara,
waba umwanya muto cyangwa se umwanya munini, kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza. Ndakeka ko waramaze guhitamo se, ndizera ko waramaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 22 gikunda kubazwa cyane cyerekeye ku byapa ni iki ngiki. Kirabaza ngo icyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Hano ibisubizo 4 baduhaye. Ara ngo hanyurwa na velomoteri gusa, mbega ngo nta modoka. Se ngo hanyurwa n'imodoka gusa, mu gihe kuri de bari kutubwira ngo ntihanyurwa n'amapikipiki. Hano urabona igisozi kuri cya nyacyo ari ikihe mwa bino bisubizo 4 baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, igisozi kuri cyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Ndakeka ko igisozi kuri amaze kugihitamo, ndizera ko igisozi cya nyacyo amaze kucyandika ku gapapuro. Igisozi kuri nta kindi ni de, ntihanyurwa n'amapikipiki. Kino cyapa kirabuza ikintu cyose kiri mu kirango, bari kukibuza. Hano harimo ipikipiki, none ntihanyurwa n'amapikipiki. Harimo velomoteri, ntihanyurwa na velomoteri. Harimo umunyamaguru, ntihanyurwa n'abanyamaguru. Hano rero harimo ipikipiki, niyo mpamvu duhisemo igisozi cy'ukuri ari cyo de, ntihanyurwa n'amapikipiki. Niyo mpamvu tucyanditse ku gapapuro. Ikibazo cya 23 gikunda kubazwa cyane ku byapa, kirabaza ngo icyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho ya mpande enye, umuzenguruko w'umweru n'ubuso bw'umuhondo. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Aravuga ngo uburenganzira bwo gutambuka mbere, mbega uburenganzira bwo gutambuka mbere mu yandi masangano y'umuhanda akwegereye. Se ngo ibyago imbere mu masangano y'umuhanda ukwegereye, mu gihe kuri de bari kutubwira ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ubwo A uburenganzira bwo gutambuka mbere na B uburenganzira bwo gutambuka mbere mu yandi masangano y'umuhanda akwegereye, bikaba ari ibisubizo by'ukuri. Aho ngaho ni kuri de. Hano urabona igisozi kuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo 4 baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisozi kuri amaze kugihitamo, ndizera ko igisozi cya nyacyo amaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisozi kuri nta kindi ni A, uburenganzira bwo gutambuka mbere. Iyo ubonye kino cyapa imbere yawe, ufite uburenganzira bwo gutambuka mbere aho hantu ugeze. Kino cyapa kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda byo gutambuka mbere. Icyapa gikurikiyeho ni icyapa cya 24. Icyapa gikurikiyeho ni icyapa cya 24 gikunda kubazwa cyane. Kirabaza ngo icyapa gikurikira kivuze iki? Ara ngo ntihanyurwa, mbega ngo birabujijwe guhagarara umwanya munini. Se ngo umuvuduko utarengeje, mu gihe kuri de bari kutubwira ngo inzira y'abanyeshuri. Icyapa gikurikira kivuze iki? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, igisozi cy'ukuri cyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 25. Ndakeka ko igisozi cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko igisozi cya nyacyo amaze kucyandika ku gapapuro. Ese igisozi cy'ukuri ni A, ntihanyurwa? Ese igisozi cy'ukuri ni B, birabujijwe guhagarara umwanya munini? Ese igisozi cy'ukuri ni C, umuvuduko utarengeje? Cyangwa igisozi cy'ukuri ni D, inzira y'abanyeshuri? Ndakeka ko amaze kugihitamo, ndizera ko amaze kucyandika ku gapapuro. Igisozi cy'ukuri nta kindi ni B, birabujijwe guhagarara umwanya munini. Utari wahisemo B, ndizera ko nicyamuka kije mu kizamura akora urahita ugikora. Murabizi intego yacu ni ugukora rimwe tugahita dutsinda. Ikibazo cya nyuma cyerekeye ku byapa gikunda kubazwa cyane mu kizame ni iki ngiki. Kirabaza ngo hejuru y'aka kanunga, mu ndimi z'amahanga niko mwita ngo ni dodani. Hejuru y'iyi dodane, hano hari ibisubizo 4 baduhaye, retamo kimwe cy'ukuri. Ara ngo nshobora kunyura ku kindi kinyabiziga icyo ari cyo cyose mu gihe nagabanyije umuvuduko. Mbega ngo nshobora kunyura gusa ku binyabiziga by'imitende 2. Se ngo kunyuranaho ibumoso birabujijwe, mu gihe kuri de bari kutubwira ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. A, nshobora kunyura ku kinyabiziga icyo ari cyo cyose mu gihe nagabanyije umuvuduko, na B, nshobora kunyura gusa ku binyabiziga by'imitende 2 ni ibisubizo by'ukuri. Aho ni kuri de. Ndakeka ko igisozi cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko igisozi cya nyacyo amaze kucyandika ku gapapuro. Igisozi cy'ukuri nta kindi ni C, kunyuranaho ibumoso birabujijwe. Hejuru ya dodani se cyangwa hejuru ya kanunga, kunyuranaho ibumoso biba bibujijwe. Murabizi kunyuranaho bikorerwa ibumoso, ariko niba kugira ngo igihe cyose ibumoso uzavuge ko nta gisozi cy'ukuri kirimo, ariko bikorerwa ibumoso. Niyo mpamvu duhisemo ko igisozi cy'ukuri ari C, kunyuranaho ibumoso hejuru ya dodani biba
bibujijwe. Ndizera ko bino byapa 25 nkweretse bikunda kubazwa cyane hari ikintu biragufasha mu gutegura ikizame cyawe kugira ngo nugerwa uzakore rimwe uhite utsinda. Murabizi niyo ntego yacu. Rero kanda subscribe kugira ngo ikintu cyose nshyizeho ujye uhita ukibonera ku gihe, kuko bari cyatuma ujya mu kizame ugakora rimwe ugahita utsinda. Ukeneye kode twandikira utubwira akarere ushaka, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufashe kubona kode mu gihe gitoya, tuguhe n'imyitozo iragufasha kwitegura neza kugira ngo nugerwa uzakore rimwe uhite utsinda. Ukeneye kwiga uri kure bitagukunda ngo uze twigane mu ishuri, cyangwa ufite akazi katagukunda ngo uze twigane mu ishuri, turakwigisha mu buryo bwa online, ukaduha amasaha uboneka ku munsi yageze. Turaboneka, tuba dufite amasomo ateguye neza, imyitozo myinshi tugendeye kwa bino bibazo bikunda kuza, tukakwigisha wazagerwa ugakora rimwe ugahita utsinda. Ukeneye ko tugugura kuri mudasobwa, ukeneye ko tukugura turi kumwe, wenda wariyigisha, ukeneye ko tugugura umunsi umwe cyangwa ibiri turi kumwe, twandike cyangwa uduhamagare ni kuri 0789 tubigufashemo. Hari ikintu ubonye cyakugoye uranyandikira cyangwa ukamamagara nkagusobanura ikibazo cyose waba wagize mwa bino bibazo cyangwa aya masomo nimba nashyizeho. Kugigusobanurira serivisi iba ari ubuntu. Rero mutwandike cyangwa muduhamagare mu gihe mwaba mwagize ikibazo tubasobanurire kandi ku buntu. Kanda subscribe rero kugira ngo ikintu cyose kizaho ujye tukibonera ku gihe. Andika abantu tugize muri comment kugira ngo turebe ese ibyapa uri kubyumva ku kihe kigero. Ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha, mugire ibihe byiza.